kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Komeza akakanyuma gato. Icyatumye abakera bahamywa neza ni uko bari bagufite neza. Guhamiriza ni umuntu ukubwira ikintu akagishingaho, sinzi babyita iki, mbese akakubwira ko icyo kintu ari ukuri, yakiboneye, yari ahari. Uko niko guhamiriza. Ndahamiriza ibyo nari ndiho, ndahamiriza ibyo numvise, ndahamiriza ibyo byiboneye. Uko niko icyo jambo guhamiriza. Mbona uko kuguhamiriza yuko ibyo tutareba n'ibyo tutabona kuri kuza. Haleluya. Haleluya. Uko niko kuza. Hari ibyo twasize ntituzaho, ariko tuzi ko ntabwo twari twabibona, ariko twizeye tuzi ko tuzaba. Haleluya. Hari byinshi biri mu masezerano y'Imana, biri mu ijambo ry'Imana. Iyo tubikurikiye, iyo twizeye ko ari ibyaha, turabikoresha. Ubu rero umunsi ngiye kuvuga kwizera kurema. Haleluya. Kwizera wawe, amasezerano wawe, impamvu yo kwizera, igikoresho Imana yaguhaye ugikoresha. Umuntu umwe yigeze kuvuga ngo ese umuntu afite isuka. Mose yari yaramenye Imana, yari yaramenye iby'Imana ikora. We ntabwo yiyoboraga, ariko yemeraga ko Imana ari imuyobora. Akagenda mu by'Imana yakoze, akamenya ko Imana ikora, akamenya ububasha bwayo, noneho akabimenya, akabyize. Intambara iraje rero, ubwo ntangiriye hafi. Hari inyuma ngo abantu barahuruye, niko Bibiliya yabyise. Ntiyabyise gutera, ariko yabyise ngo bari baje bahuruye. Guhurura ngenda abantu benshi ntibabyize, ariko guhurura ni ukuvuga ngo ni ikivunge cyinshi kiba cyaje, noneho kigahurura kiza. Abantu bari bahuye batwaye intwaro, bafite buri kintu cyose. Abayisiraheli bahindukiye amaso, babona abantu baje benshi cyane, bagira ubwoba bwinshi. Nawe wabugira, kuko abantu bagutiye ikivunge sinzi icyo bakora, barahuye. Noneho ngo abantu bagira ubwoba, bagize ubwoba, bajya kwa Mose baramubwira ati rero dore ibyo twakubwiraga ni ibi ngibi. Twarakubwiye ngo utureke twigumire mu buretwa aho kujya kugwa mu butayu, none birabaye. Amen. Birabaye. Wibaze abantu bakwangiye kugenda, urabahata ngo tugende, turi kumwe n'Imana, Imana irantumye, none ikibazo kirabaye, kandi inzira yarangiye, ntibari gusubira inyuma, ntibari guca imbere. Haleluya. Ariko Mose aravuga ntabwo Imana yabimubwiye. Ugiye gusoma aho ngaho, ntabwo Imana yabimubwiye, kuko nawe nta nubwo yase, ahubwo ni abantu bari baje bamusanga, bahuye n'ikibazo vuba vuba, nawe ahita amenya, yibuka yaba, yibuka ko bari kumwe n'Imana ikomeye, yumva afite kwizera ko Imana itabatera. Siko bavuze baririmba, yumva ko Imana mu bikomeye Imana irakora, mu bidashoboka Imana iri hano. Niba umuntu atabona Imana yo irahari, arababwira ati rero mwivuze induru, mwicecekere gusa, muri burebe icyo Imana iri bubakorere bose, ariko namwe gusa
nicecekere. Haleluya. Umugabo arangije abagata ko mbwiye abakozi ko bacecekere. Ibyo mbabwiye ariko ndabizi ko ibyo mbabwiye ari ukuri ngo ajya yajya ku Mana. Urimo kwibyo yababwiye mu kwizera, ntabwo yagombye kubanza kuvuga ngo bategereze Imana, ahubwo yababwiye yizeye ko Imana iri gukora iki kuko itananirwa. Icyo nicyo cyari kibuye. Yari azi ko Imana itananirwa, yari azi ko ahantu umuntu atashobora Imana irahashobora. Aravuga ati mugende mwicecekere, ati kandi reka mbabwire bahamirize iki abariya abanyegiputa murebe uyu munsi mubarebe ntabwo muzongera kubabona ukundi. Haleluya. Kwizera Imana, kwizera ko Imana ishoboye, kwizera ko Imana ishoboye. Noneho ngo ajye yasubira ku Mana avuga ati none se Imana abantu none se yikubita ngo hasi noneho ndabagira neza. Haleluya. Yatanga ese kuba Imana uze. Haleluya. Kuba babyemeje ni iki gitandatu. Amen. Babwire bakomeze. Amen. Amen. Cyangwa babwire bakomeze. Wumve abantu benshi batazi ko amazi batera ubwoba. Navuga niko n'amazi ameze. Uje ujye gukandagira ugapfa gukandagira mu mazi ukamanuka utazi koga, ntabwo bishoboka. Mana irababwiye ngo nibakomeze, nibakomeze. Aho inzira itari Imana y'ibireba ko inzira ihari, aho inzira itari Imana izi ko iri buhakire. Noneho Imana irababwira ngo nimugende ahatari inzira, abantu baragenda. Haleluya. Mupfa kwizera rimwe. Hari inzira ihari, ariko kuko bose bari bazi yuko Imana ikora, bari bazi ko bose ibyo babwira bituruka ku Mana, ngo baramanuka. Haleluya. Batabanuka. Haleluya. Kivuga ngo icyo nashakaga kuvuga, intambwe ya mbere ni iyawe. Ukwizera. Intambwe ya mbere mu kwizera ni iyawe. Ntabwo Imana izaza ngo ikore ibitangaza itanga intambwe yawe. Ese wowe iki? Ikibazo iyo gihari Imana ibikireba kandi iyakizi, ahubwo nuko ubitegereje wowe uragikoraho iki? Iyo ukandagiye muri cya kibazo ukagikandagira, Imana iraza ikavuga ngo haleluya. Haleluya. Imana ibitegereje uko wifata, urabyifata urayizeye ko yabishobora. Mose yarabyizeye arabyategeka agiye kureba Imana irabona yagose Mose wowe nawe kandi wongera gutaka, abantu barataka nawe ugata. None wababwiye ngo nibakomeze, ngo nibakomere, wababwiye ko ndi bukore, wababwiye ko ndi butabare, ubundi ikintu nigere bamubwire bakomeze. Haleluya. Ngo barakomeze. Haleluya. Abantu barakomeze. Haleluya. Rero ikintu nshaka ni uko umenya bose, umenya ko ibyo wahawe byiringira. Reka twongere dusoma. Soma rero, soma uri aho ngaho udusome igitabo kano na cumi. Maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru ahagarara yikubira
ku mudugudu witwa Adamu, hateganye na Seretani, kure y'aho bashakaga kwambukira. Kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu. Arashima. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yosuwa niwe wasimbuye Mose. Ahangaha ni Imana yagiraga ngo imukorere igitangaza cya mbere kugira ngo n'Abayisiraheli bamenye ko Imana iri kumwe nawe nk'uko yagendaga na Mose. Niko Imana yamuzi. Noneho we arababwira mu kwizera bageze ngo kuri Yorodani, basanga Yorodani yuzuye, barakambika aho ngaho ngo bahambara imisaka. Ku munsi wa gatatu bumva ibintu bibajemo ati twambuke, maze ngo abatambyi cyangwa abakuru barinjira babwira abantu ngo uyu munsi nimubona abatambyi bahagurutse bagaheka isanduku y'isezerano, namwe mubakurikiye. Nicyo gusa nta kindi bari bazi. Ikiri wowe si bo bari bugikore, ikimana y'ubukore ntabwo bakizi. Noneho Yosuwa nabo araje nk'umuyobozi abagera imbere arababwira ati yewe mwa bantu mwe icyo nshaka kuvuga mwiyeze, kuko ejo Imana izakora igitangaza muri mwe. Haleluya. Nawe arangiriza aho ngaho. Umva si amagambo menshi, nta byinshi n'abasezeranyaga. Icyo bari bazi nuko bari bizeye ko Imana igendana nabo, iri kumwe nabo, iri bukizire. Haleluya. Noneho ngo batatu barabyuka mu gitondo baterura isanduku, bamaze kuyiterura baragenda bagera ahantu basanga Yorodani irabira. Niko Bibiliya yatubwiye ngo igihe cy'isarura reka tubyite mu itumba. Muzi imvura y'itumba, muzi ukuntu yuzura igatwara amazu. Icyo gihe rero Yorodani yari yarubiye yuzuye amazi ari kurenga ngo arenge. Twebwe muri iki gihe cyacu tugira ibintu bitwa analize cyangwa gutekereza cyangwa kubara, kuvuga ati ubundi rero abandi bagenderaga mu by'Imana yavuze badakuyeho na kamwe cyangwa batongereyeho. Haleluya. Nicyo kibazo twebwe dushyiramo analize ibyo byose n'Imana. Bakunda abantu bajya bavuga ngo witabaye ngo utitabaye ngo ntimutabara. Noneho icyo gihe natekereza iyo kiba nkaye wo muri iki gihe cyangwa se undi muri twe kandi kuvuga ati rero urabona ko Yorodani iruzuye cyane, reka tumwe abareba ko yagerageza ko yaba nk'ituro gato cyangwa amazi yaba nk'agabanutse. Ntubizi ko amazi yagenda menshi iyo bibaza akanya gato ko agabanukaho. Iyo ni analize yacu rero twebwe. Rero ngo iyo kiba umuntu wano we yari kuvuga ngo reka turebe ko byagabanuka gato, byibuze mubone no ku nkombe mubone n'aho mugize ukuguru. Ariko bo bari bafite kwizera gukomeye, kuzi ko no mu gihe gikomeye nicyo gihe Imana iseruka cyane. Noneho ngo barabura ngo rero ngo nimumanuke, ngo baramanuka amazi yuzuye. None kumbwira ngo ko amazi yarenze inkombe, urumva kuyamanukamo si ukugenda ukamanuka akakuzo. Ngo baramanuka amazi azazamuka ababizi bo bageze hano mu ijosi hasigaye kuruha, ngo babona amazi aragiye, ayaruguru arahagarara nayo hepfo. Haleluya. Kugira kwizera gutobora, kugira kwizera ureba ibikombe. Amen. Haleluya. Yesu yaravuze hasome Ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera
kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira uyu musozi uti va hano ujye hirya wahava kandi nta kizabananira. umva iryo jambo rya nyuma. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. ngo ariko ntakiza. urumva ijambo Yesu yarangije. Yesu aravuga ati yari umwana muto wari urwaye igicuri. Isaraza baza mu bigishwa ba Yesu. Ahageze ngo aramubwira ngo bamusengere. Abigishwa barakubita kubera kwizera kuke bibananiye. Wa mugabo araza noneho ati njyenyine ndigenerayo kwa Yesu, aho kwizera kuri, aho imbaraga ziri, aho ubushobozi buri, utabinanirwa njyewe ndamwigereraho. ngo agera kwa Yesu baramubwira ati umwana wanjye arwara igicuri kandi kijya kimutura mu mazi no mu muriro, none wambabariye ukamukiza. Nazaniye abigishwa bawe kugira ngo bamukize birabananira. Yesu baramubaza ati ese mwebwe bantu nzahorana namwe kugeza ryari? ngaho yavuze ati ese muragira ngo mpindure ibyo navuze? Nzavuga amagambo kugeza ryari? Nzababwira ko mufite imbaraga kugeza ryari? Nzabana namwe kugeza ryari ko mutumvira? maze baragenda ngo yirukane wa mudayimoni ngo muvemo. Umudayimoni aragenda. Abigishwa bati karabadayimoni Yesu wese babikoze ngo baramwihererana baraza batari koze twebwe iki cyatumye twebwe ko twasenze ko twirukanye ko kibitabaye. maze Yesu arababwira hariya ati ni ukubera kwizera kwanyu kuki. nimugira kwizera gatoya gusa kangana n'akabuto ka sinapi muzabona umusozi ngo shinguka genda kandi umusozi uzagenda. Akabuto ka sinapi nigeze kuba gafite umuntu umwe yari yakampaye, yari yagakuye iriya mu Israeli. Gato cyane, ururo nirwo runini, ni gato. Akabuto ka sinapi niko Yesu yagereranyije aravuga ngo nimugire kwizera kungana n'akabuto ka sinapi muzabona umusozi ushinguka umusozi uzagenda. Amen. Haleluya. ariko aravuga ngo igituma bakwizera kuki, igituma mutareba ibintu ni ukwizera kuki, igituma mu gihugu ni ukwizera kuki. ariko mu kwizera harimo imbaraga, mu kwizera harimo ububasha, mu kwizera urakora, mu kwizera urahaguruka, mu kwizera urayukana, mu kwizera nta gitakora. we kugira kwizera nari mfite byinshi nari kuvuga, ariko ndabona isaha igenda isiga. noneho ngo Dawudi yari umwana muto cyane, agera ahantu urugamba rwashyushye ngo abantu batinye n'ahasore. Bibiliya ivuga ngo iyo Umufilisitiya yasohoka ngo Abayisiraheli ngo bashyaga ubwoba. ntabwo ari gutinya, gushya ubwoba. burya rero gutinya no gushya ubwoba biratandukanye abamutabizi. gushya ubwoba ni igihe ubwoba noneho bwarenze hagezemo urupfu, niko gushya ubwoba. naho gutinya watinya ukavuga ati hari hantu ni harageze nkanyura, hari abantu bandi ko niko gutinya. ariko gushya ubwoba bivuge ngo biba byageze ku degere ya nyuma, bivuge ngo harimo urupfu nta kindi cyagutabara, niko gushya ubwoba. noneho iyo yaturukaga bumvaga bashize bakavuga bati turapfuye, umuntu ureshya kuriya ntabwo twamugera. noneho ngo banahagira biramutangaza. ariko Dawidi yari azi imbaraga z'Imana, yari azi ubushobozi bw'Imana, yari afite kwizera ko afite imbaraga z'Imana. maze baravuga ati rero uriya mufite njyewe nzamufasha. ubwo ndi kwiruka ntabwo nabigendaho byose we hariya hagiye. noneho ngo Dawudi ijambo ry'Imana riravuga ngo arahaguruka
yarazi ko atari imbaraga ze zikora, yarazi ko ari imbaraga z'Uwiteka zikora mu bintu byose. Iyo wizeye ko ari imbaraga z'Uwiteka ziri gukora zirakora, iyo uzi ko ibidashoboka bishoboka biraba, iyo uzi ko ibifatika nubwo bidahari urakora tu kandi bikaba. Haleluya, haleluya. Ngo arirukanka, ijambo ry'Imana riravuga ngo asoza ngo Dawidi wahutira guhutara no kwirukanka bya bintu by'amasigama, wahutira aho yirukankira kuko uri Goliyati nawe aratanga ngo ariko yari azi ko afite ibuye ngo akabakaba mu ngumba ye, ngo afata ibuye rimwe araryohereza ngo rikocora mu ruhanga ruririshe, yikubita hasi yuba ibuye rimwe, agasara bwaruka kadafite imbaraga yewe ryana rinini, ibuye rinini. Haleluya, ahubwo ibuye rinini rikomeye wanaritera rigakubita umuntu ugenda rikamugu, ariko agasara bwayo gato kamwe gusa agakabakaba avuga ati izi si zo mbaraga zikora, ntabwo ari igihe rikora, ahubwo ni Imana igiye gukora. Haleluya, iyo rero wizeye ko ari Imana iri gukora, ntabwo bivuga ngo iki kiroroshye, ngo iki nticyoroshye, ngo iki ntigishoboka, ngo iki gishoboka. Ubuze kwiba muri byose birashobora. Haleluya, reka mbaho ubuhamya rero kuko ndabona amasaha nkabanye kubyura kuvuga, mbaho ubuhamya kuko ndagira ngo ngere kuri masaha meza. Noneho kwizera narabikoresheje si rimwe si kabiri, niba ibindwara tuyifite, niba Yesu yaravuze ngo kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, nanjye ngomba kukabona. Icya mbere kimwe ni gukira ijambo Yoshua yabwira, ariko umuyezi kuko Uwiteka ejo gitondo azakora ibikomeye muri mwebwe. Amen. Iyo ushaka ko Imana ikora, icya mbere ugabanza ukiza. Hari igihe waba urimo gusenga gusa utabanje kureba ngo wirebe ugatangira gukomeza uvuga gusa, ariko Imana yo yajya gucecekera areba se buriya niwe ndi gukorera. Nibyo rero atekereza ataba bana, nubwo tugiye kujya mu rugamba rukomeye rwo kwinjira muri ariya mazi akomeye, niba batiyejeje nta kimana iri gukora. Iyo ushaka ko Imana igukore, banza Yesu. Amen, amen. Iyo ushaka ko kwizera kuzaho, iyo ushaka ko kwizera gukora, banza Yesu. Umunsi w'urugendo twihuta, nari ngiye kuvuga ubutumwa muri gereza, ndagenda ubutumwa nk'uko bisanzwe ndataha. Hageze ndagenda njya ku nkuru nziza, nta tike nari ifite ryo kugaruka. Ndibaza noneho ndagenda ndavuga ko muri Imana ifite inzira uko ndi gutaha. Ndagenda negamira mu muryango wa nkuru nziza, ndawengamira, maze kuwengamira umuntu umwe araza avuga ati pastor uri hano amakuru ya meza atari kubiri, ati nigeze kumva Peter ambaza ngo ese nakubona ne, ati yahoze gushaka umuzungu wo mu Bwongereza akunda kuba yabaga tutuze, ese yaraje ngo ari atari mu rugo. Okay, ndagenda mbaza umuboyi we ndamubaza ese umuzungu ari atararyama, ati none arabyuka aryama mu saa munani, urumva rero saa munani atasubirayo ndamutegereza saa munani. None rero reka nkwereke ikintu ugiye gukora. Haguruka aho ngaho, intambwe hari ijyana, intambwe hari ugire karindwi gutya, tera intambwe nk'upima ikintu,
sinzi ko ziri aho zizahaba ntabwo zahaba garukino n'uburyo watera 16 garukino Genda wicaye ubwo mu cyumba 16 haleluya mu cyumba 16 na kare ubwo muraza kumenya iyo biza Yesu yajyaga yigishaga mu migano yavuze ku giti avuga ku mbuto avuga ku ibuye avuga ku mazi buri kintu cyose Yesu yigisha kugira ngo abantu basobanukirwe agakoresha ingero noneho ingero zituma umuntu amenya agasobanukirwa icyigisho nicyo cyatumaga Yesu ajya avuga akabati mu muzabibu ese ishami idafite imbuto ubwo ryaba ari ikibazo umuntu wari ufite igiti akavuga ati kuko nari kitavuka itera mbona ishami riragoye kandi itera siko tujya tubigenza iyo avuka itera amashami yayo yarayaterura ukayakura amen noneho rero saa munani igeze nibwo nategerezaga saa munani ndagenda ndakoma komanze araza yitwa Peter agera gutya umuryango ndagira ukuntu bakingura kira ukingura ikigabo kirekire ubwo bakingura ngo atabarungazi hari ahita kwa gukingura boro akakwinjira aho bwabana kuyamuza basa aho bamusunike kuko afite imbaraga noneho ubwo bana ngo ni kare aza Kinyarwanda ndicara arabwira ngo wihangane ngo ngiye ngo ndi kuri interineti hari umuntu ugiye kuganira nawe ngo ndaje mu kanya gato haragenda nanjye nicara muri salo ndategereza noneho arangije araza aje arambwira ngo Kizu ngo wabonye inshuti nanjye Imana ishimwe urumva sizi basibye bajya gutegereza umuziki Imana ikora ati itorero ryanjye n'abadamu bakoherereje 270,000 Imana imugisha none se haleluya ati none se ugira konti ngira konti nari mfite agakonti ahangaha ku ngingike ati ngira konti ariko muri microfinance ati ntacyo ati none se ejo waza ukayafata ati nzakuzanira none yambe yose wavuga se ko bakakabanya uzayambe yose haragenda atejo mu gitondo zaje bageze ngarutse mu gitondo harabura ati rero nongeyeho ayandi yabaye 300 Imana igumugisha amafaranga ndayafata nyashyira mu magana gahe 300 reka mbabaze inzu ifite metero 16 kuri karindwi abazi kubara yakumva n'amafaranga ngaho bagira ibare bizi ibare yakumva inzu ya 15 kuri karindwi yakubakwa n'amafaranga mugereranye kuko ntabwo ari debi ariko mu gutekereza abantu abuba miliyoni 50 ego niko kuri 3 noneho cyangwa mfite 500 urumva ko igipfuzo kize kuko uyihagarike ni miliyoni 50 ariko niyo kuba inzu ya metero 16 kuri karindwi na magana amen haleluya
n'umureba bareba hatuye mu ruhamba barabizi ruriya naruhagaritse mu kwizera ndani twari dufite abakristu bari nka 50 harimo abasirikare babiri kandi icyo gihe abasirikare bahembwaga icumi batatu bari nk'abasirikare batatu n'abarimu babiri abandi ni babandi ariko mu kwizera pasiteri twari kumwe nawe ntiyayifite ariko mu kwizera ndahagarika mbavuge ndi rusengero rugiye kujya ahangaha kandi ruzareba gutya kuko nabonye gutya ntirwajyaho ruzareba gutya kandi Imana aba ari jyewe uzakoresha kugira ngo ruhabe. Haleluya. N'uburahari mu kwizera niba narakoze kuko n'abakristo baje hari Imana yagiye yongeraho akavuga ko intambwe ya mbere yari iyanjye narukozeho nka 60% niba abandi barakoze igenda bakoze nka 40%. Noneho icyo ni cyakigiye reka tugaruke nagira ngo gukora icyo atari hariho atari biriya byonyine hari n'ibindi byinshi nagiye mbona kwizera gukora mbona ko kwizera iyo ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi wabwira umusozi ngo vaho kandi umusozi ukagenda amafaranga yanjye nkura mu cyaro ubwo yacyari 300 ntabwo akiri 300 ndagenda ntagiye kubaka ngiye kubaka inzu ndagera 16 kuri kane ngiye kubaka Imana bayi ntazi aho yaturutse Imana yazanye bariya bantu ntibazi icyatumye bakoresha aya mafaranga bakayayoherereza nanjye ngiye kuyubaka inzu maze nzajya mvuga ngo Imana irakora ndagira bumvisha rukarakara amafaranga aragenda ashira muri rukarakara yose ariko gusanguraho makeya y'amabati 20. noneho maze guhagarika inzu neza nsakara reka mbere cy'uko nasakara amen. Iyi si inzu iyi ni inzu nsakara hano mbese nkajya ngenda nsakara ku gikuta ariko n'ubundi n'amabati ntabwo yakwiriye ku bikuta ubwo urumva ntabwo kwari gusakara ngo guteramo imisumari ni ukurambikaho uzengurutse imvura irayikubita ibikuta by'indani ngenda ndavuga ngo mba njyewe nakoze ibyanjye ibisigaye ni ibyawe amen. Haleluya. Intambwe ya mbere ni yane iya uhagaze mu kwisi ureba ukareba mbese ibintu nagiye ndeba byinshi kandi nkabona Imana inabikora. Imana imaze kubona ko inzu yakubiswe yatangiye kugwa imaze kugwa ngewe mu kwizera kwanjye kurahagaze ko inzu bayubatse byararangiye ndabizi ko inzu iri hariya ya 16 kuri 7 irahari. Haleluya. Nibereye umusaza n'umuntu arampamagaye ngo pasiteri habari gani ngo muri Kongo ni muzuri ngo ule mtu ulikuwa tunika naye anakutumia kano wewe bivuga ngo wa muntu mwakoranaga ngo yakohereje kano he nanjye ntimana ishimwe cyane ngo utakuye ikamati agasemana yagiye nicyo gihe utebutse ariko kwa ndajya muri Kongo kandi muri Syria ntambara igenda bito ndavuga ati sasa vita iko huwezi niletea hata Mungu. Haleluya. Uyanzaniye duhurire cyangwa kuko ntakuru kiyo noheli se sa faraka yo bicumisire bicumu yakwa ndakwandore byenda niyo bicumisire baje ko nakaye ntabwo ari cyane n'ikindi ikajya kuko
ndagaruka ndagenda ngeze cyane uwo mwana ararohoka amaze kurohoka baramuhereje amadolari 700. Haleluya apereza amadolari 700 ati rero ngo noheli yawe ngiye nanjye Imana ihabwe icyubahiro maze ndavuga nti Imana ntabwo yanjye ari iyawe izindi zose zikoze ukuri. Haleluya rero bene data amasaha reka utangire urebe reka ukire kwizera reka wizere amagambo Imana yavuze si icyo wasengera umuntu agakira wakora ibindi ukwizera ukwizera kurarema ukwizera gufite imbaraga kwizera wahagarara kwizera niko kwatumye abo bantu bahamiriza ngo kuri uko bari niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Reka tukitize ni amagambo menshi ariko ugiye kureba muri Bibiliya ukareba mu itangiriro ukagera no mu iherezo abantu bose bakoresha kwizera. Wibuke Eliya yaravuze ngo izuba ngo nirihagarare yari yabisezeranye n'Imana yakoreshaga kwizera. Aravuga ngo imvura ntihagarare imvura yakoreshaga kwizera. Aravuga ngo Imana y'umuriro umuriro uri bumanuke niwo uri bwerekane ko Imana ari Imana. Reka tureke gushira. Amen. Iyi ni ko ijambo ry'Imana yavuze ngo kwizera asome eyagiye turatashye ariko ntiturarangiza njyewe izajya saha nazicunze ntabwo twagejeje saa 7 ni saa 6 n'iminota iracyahari sibyo udashidikanya ko biza ni ukumenya rwose ibyiri udashidikanya ko bizagira gute ko biza ngo niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari ukuri. Amen. Reka gushidikanya hagarara ukwize reba wahawe ububasha wahawe ubushobozi nta kintu na kimwe cyakunanira niko Yesu yavuze nimugire ku kwizera nta kintu na kimwe kizagira gute kizaba. Iyo uhagaze muri iryo jambo kuvuga ati mfite amasezerano ko nta kintu na kimwe kizaba urakora urahagarara umenya gukora umenya ko wahawe ububasha umenya ko wahawe ubushobozi mu kwizera wasengera uburwayi gake mu kwizera wakora ibikorwa mu kwizera urahagarara mu kwizera ntiwatsinda mu kwizera nta cyagusubiza mu kwizera urahagarara ijoro naryo rikarebera rikavuga ati uriya we ntabwo twareka gukora ibyo gusa turabona ko uriya we yahagaze kandi ahagaze mu kwizera kandi niko ijambo ry'Imana rivuga. None iyo Mana yabura gusa ufite ibyo wagize. Ayo niyo magambo nagiraga ngo tuganire umunsi mugire kwizera